Ikaze kuri YouTube channel yacu. Aka kanya tugiye kubaganiriza ku ngingo umukunzi wacu yatubajije atubaza ibintu yakora kugira ngo yirinde impumuro mbi mu gitsina. Birumvikana ni ku gitsina gore, birashoboka ko nawe waba ari umudamu ukaba ugira impumuro mbi mu gitsina, ariko burya hari ibyo ushobora kwitaho bityo bikagufasha kuba wakwirinda iyo mpumuro mbi. Rero nibyo twategura muri ino video, nibyo tugiye kuganiraho kugira ngo dushyire amatsiko kandi tubashe kugira n'isuku, bityo ya mpumuro mbi ishobora kukubangamira wowe ubwawe cyangwa se ikaba yabangamira abo muhuye ituruka mu gitsina cyawe ibe yarwanwa cyangwa se utayigira. Muri kumwe na Dr. Gasaba Patrick, ndakomeza kubakangurira gukomeza gukora subscription kuri YouTube channel yacu kugira ngo video zitandukanye tuzakomeza kujya tubashyiraho mujye muzibona kugira nta nimwe ibacitse. Nyine ubusanzwe ubundi igitsina gore kigira impumuro runaka isanzwe bitewe n'imiterere yacyo, ariko hari ubwo bihinduka bigatangira kubangamira wowe ubwawe cyangwa se n'abo mwegeranye. Birumvikana ibi rero tugiye kureba hamwe bishobora guterwa n'impamvu nyinshi zirimo uburyo wiyitaho, imyambaro wambara ndetse n'ibikoresho ukoresha mu isuku y'igitsina cyawe. Birumvikana muri iyi video rero tugiye kubagezaho nyine ibyo wakwitwararika kugira ngo wirinde impumuro idasanzwe mu gitsina, dore ko ibangamira wowe ndetse n'abo mwaba muri kumwe cyangwa se n'abari iruhande rwawe. Icya mbere ugomba kwitaho ni ukwiyogosha ukazana uduheri. Kogosha cyangwa se kogosha ya misatsi yo hasi ukazana uduheri bishobora guterwa n'uko wakoresheje urwembe rushaje cyangwa se ukaba ukunda kwambara utwenda tw'imbere tugufashe tugatuma uzana icyokere kuri uriya mwanya. Ibi rero birabangama cyane kuko hari n'ubwo bigusaba kwishimagura. Rero niba ujya wogosha buriya bwoya bwo hasi ukazana uduheri, gerageza kwiyogosha mu bihe bingana, utarindiriye ko ya misatsi yo hasi bishyamba, kandi ukoresha igikoresho gishya buri uko ugiye kubikora. Wibuke no kwambara nyine umwenda w'imbere utagufashe cyane, kuko iyo wambara amakariso agufashe cyane bigira uruhare muri utu duheri binyuze mu cyokere zitera ku gice uzambayemo. Birumvikana ibuka gusiga kuba wasiga wenda amavuta ku mubiri igihe umaze kwiyogosha, kuko bituma uhumeka neza. Ubwo turavuga amavuta ya gikotori, ntabwo ari amavuta ahambaye. Cya gihe umaze kogosha umusatsi wo hasi ibuka gushyiraho gusigaho utuvuta twa gikotori, bizatuma horoha bityo ugabanya ibyago byo kuhagira uduheri. Icya kabiri, niba ukunda gukora siporo ukazana ibyuya byinshi, hari ubwo waba ukunda gukora siporo ukabira ibyuya ku buryo wumva n'imyambaro y'imbere itoha, ihutire yo kwiyambura woge wumuke neza kandi wisige amavuta nk'uko bisanzwe. Iyo uretse iriya myanya ikaguma gutoha, niko za mikorobe zijyamo bikaba byatuma iriya mpumuro mbi turi kurwanya n'izamuka. So nimba rero ujya ukora siporo ukazana ibyuya byinshi, nimba uvuye yihutire guhita wisukura vuba kugira ngo bya byuya bitatinda bityo mikorobe zigakuriramo. Icya gatatu, ibuka kureba ubwoko bw'amakariso wambara. Ubusanzwe ikariso yo kwambara ni ikariso ituma uhumeka kandi idafite igitambaro gituma ikurura icyokere byoroshye. Ikwiye kuba ikoze mu ipamba. Ibuka kwanika amakariso yawe ku zuba kugira ngo mikorobe zakururwa n'ubukonje zitayibasira. Kuyatera ipasi n'ibindi byatuma mikorobe zipfa nabyo ni ingenzi kuko zitera impumuro mbi mu gitsina. Urumva ko rero byose ari ingenzi. Icya kane, ntukagire ikintu ukoresha woga mu gitsina. Buri igitsina gore gikoze mu buryo ubwacyo cyikoreye isuku nkenerwa ku buryo bitagomba imitindi cyangwa se isabune ngo hake. Imiti yose rero utahawe na muganga ntuzigere uyikoresha uyishyira mu gitsina cyawe. Jya woga bisanzwe unyuzemo utuzi twiza, biba bihagije, nta byo kwirirwa ujya gushyiramo amasabune. Icya gatanu, ntugateremo ibihumura byose. Impamvu atari byiza wenda tugiye kureba hamwe. Imibavu n'ibindi byose bituma umuntu ahumura neza ntibyagenewe guterwa mu myanya y'ibanga. Niba ubikora waba wikururira akaga. Niba uri kubyitera geza hafi yawe, ariko wirinde gutera mu gitsina neza. Mu mafarumasi uzasanga amasabune ahumura n'ibindi bibavuga ko wakwifashisha mu guhumuza uyu mwanya, ariko icyiza ni uko wajya ukoresha amazi meza yonyine aba ahagije. Icya gatandatu, oga neza intoki mbere yo kuzikoza mu gitsina. Imyanya y'ibanga y'abagore niyo kwitondera. Ni ahantu hashobora kwandura indwara byoroshye. Niba ugiye kogamo
banza nawe ukarabe n'amazi meza n'isabune, niba kandi mugiye gutera akabariro umugabo wawe abanze akarabe neza kugira ngo mutaza gutuma mikorobe zihibasira. Ibi bizatuma ugumana ya mpumuro isanzwe yaho idafite uwo yabangamira. Icya karindwi, hari imiti yo kuboneza urubyaro ishobora gutera kumagara. Niba birimo kukubaho, egera muganga cyangwa mukoresha amavuta yabugenewe mu gutera akabariro. Ibi bizizwa no gutegurana birumvikana neza kandi bikaza nyuma ari amaburakindi. Niba rero ubonye ikintu kidasanzwe mu mwanya w'ibanga, wumva uburyaryate budasanzwe, icyiza ni ukugana muganga birumvikana kugira ngo agufashe kumenya impamvu. Kwitwararika impumuro yo mu gitsina ni ingenzi kuko nyine bituma n'uwo muba muri kumwe cyangwa se mugiye guterana akabariro cyangwa gukora imibonano mpuzabitsina atakwinuba ngo bibe byamubuza kukugirira ubushake cyangwa se akumva acitse intege cyangwa se yanabivuyemo kubera wenda utagaragara neza cyangwa se kubera iyo mpumuro nyine imubangamiye. Rero tugomba kwitwararika ariko ubashije gukurikiza zino nama zose twababwiye, impumuro mbi mu gitsina rwose wayirwanya. Ibi twababwiye kwirinda, mwitwararike mubyirinde, bityo rwose iyo mpumuro mbi ntabwo izabageraho nimubasha kubifayitinga. Murakoze rero cyane, mwe kumwe Dr Gasangwa Patrick, mukomeze mukore subscription kuri YouTube channel yacu. Bye bye, ciao ciao. Ikaze kuri YouTube channel yacu. Aka kanya tugiye kubaganiriza ku ngingo umukunzi wacu yatubajije